Reka dutangire tubasuhuza mwese mudahwema gukurikira ibiganiro byacu binyura kuri iyi channel ya Evangelize Le Monde Live. Imana ibahe umugisha. Nibyo rero ikaze muri cya kiganiro cyacu ibimenyetso by'ibihe. Imwe mu nkuru idasanzwe abantu bose bari mu gihugu cy'Ubufaransa ndetse no muri Europe bari kwibaza ibyo ari byo. Ubundi mbere gato yuko ngera kuri iyi nkuru, muri kino gihe turimo muri uku kwezi cyangwa se muri aya mezi, ni igihe hano muri Europe haba hari ubushyuhe, hari igihe haza ubushyuhe bukabije, ubushyuhe buciriritse. Cyakora ugereranyije n'imyaka yashize, muri kino gihe ubona ko hari ubushyuhe budakaze cyane, budakabije, budakanganye nk'ubwagiye bubaho mu myaka yashize. Ariko nanone iki ngiki cyabaye uyu munsi mu Bufaransa ntabwo umuntu yagihuza n'ubushyuhe, kuko hari n'igihe byigeze bigera muri degre 40 z'ubushyuhe bwazamutse. Ariko n'Abafaransa ubwabo baravuga ngo ni terrible incendie cyangwa se ni catastrophe iteye ubwoba idasanzwe, aho nyine muri ete cyangwa se muri kino gihe iyi periode bayita ete, uba usanga nyine abantu bibereye ku mabaraza, aho baba barashyize udutebe no ku maresitora acuruza amakafe, ku mihanda abantu nyine bicaye barimo bumva cyangwa se banyotewe no kota akazuba, cyane cyane iyo hatashyushye cyane ko uyu munsi rwose hiriwe hameze neza, niko umuntu yavuga. Nta bushyuhe bukabije, nta n'ubukonje, nyine wabonaga ari klima nziza, ari ibihe byiza byo kuba abantu basusurutwa no kuba biyicariye ku rubaraza ku dutebe, nuko barimo nyine biyotera akazuba ndetse biyumvira n'akayaga, cyane cyane abaturiye rero inyanja cyangwa se abaturiye amazi magari. Nyine abenshi baba bibereye ku maplage, nuko barimo nyine bitegereza ibyiza by'izuba, cyane ko riba rije rikenewe, kuko riba rikurikiye periode cyangwa se igihe kinini cyane baba bamazemo mu bukonje nabwo buteye ubwoba. Turagushimiye wowe wafashe umwanya wawe ugakora subscribe, niba nawe utarayikora, iki ni igihe cyiza cyo kuyikora kugira ngo tujye dukomeza tubane mu biganiro byacu tugutegurira, kandi nyine ukibuka no gukanda akazogera, mbese ukaactiva notification yawe kugira ngo uko dushyizeho ikiganiro ujye uba mu ba mbere mu kukibona. Yewe mugiye kubana muri iki kiganiro nitwa Harerimana Felix, nyine nkaba ngiye kubagezaho iyi nkuru, n'ubundi mperereye mu gihugu cy'Ubufaransa aho iyi nkuru yabereye. Ikaze rero naho mu mwanya. Kigali Fabulous Villa yabazaniye apartment nziza. Ni apartment iri Kigali Rusororo, ifite parking nziza, ifite piscine hanze, ifite intebe zayo ndetse n'umutaka. Ino apartment ifite floor ebyiri, ground na floor ya mbere. Twinjiye muri ino apartment, hasi ifite salon nziza nini irimo ibikoresho byiza, televiziyo nziza, intebe nziza, ifite salle à manger nziza, ameza meza, ni ibikoresho byiza cyane. Sibyo gusa, hari n'igikoni, ni igikoni cyiza kirimo ibikoresho byuzuye, igikoni kirimo sink, kirimo faucet, ibintu byose wakenera. Ifite icyumba, ikagira douche na toilette ebyiri. Tuzamutse hejuru kuri first floor, ariyo floor ya nyuma, hari ibyumba bitatu. Buri cyumba gifite bathroom ndetse na wardrobe yacyo. By'umwihariko kuri master bedroom, ifite douche na toilette irimo jacuzzi cyangwa bathtub, iguha amazi ashyushye cyangwa akonje bitewe n'ayo ushaka. Gifite salon ndetse n'igikoni.
murabona ko igikoni gifite ibikoresho byose byuzuye, za frigo, salo ifitemo intebe nziza, imitako myiza, buri cyumba kigiye gifite balko yacyo ndetse na salo ikagira balko. So ni apartment nziza iri ahantu heza, ifite neighborhood nziza ndetse ikagira na view nziza. Ushaka kurentinga ino apartment rero ushobora kuyirentinga yose nka family, ushobora kurentinga floor imwe muri izo ebyiri, yaba ari icyumba kimwe classic room, VIP room cyangwa VVIP. Icyo usabwa ni ukuduhamagara cyangwa mukatwandikira kuri WhatsApp cyangwa kuri email yacu. Tubahaye ikaze rero mu biganiro byacu nk'uko nari mbibabwiye. Inkuru nashakaga kubagezaho ni inkuru nyine yuko bagiye kubona bakabona umuriro urazamutse. Narababwiye ngo ntawe uzi ikintu cyihishe nyuma y'izi catastrophe naturelle ziri kujya zibaho, aho mu binyamakuru cyane wenda twifashije nk'ikinyamakuru gikomeye bita BFM TV, aho cyagize umutwe ugira uti incendie d'une intensité exceptionnelle a parcouru 16,000 hectares dans l'Aude. Ni intara imwe rero bita L'Aude. Iyo ntara yagiye kugira gutya ahantu sinzi wenda niba mubasha kuhumva, hangana na hegitari ibihumbi 16. Abasanzwe bazimya umuriro muri iki gihugu cy'Ubufaransa bananiwe kuzimya uyu muriro kuko wari incontrolable, nta muntu washoboraga kuwukontorora kuko baravuga ngo ni gigantesque feu. Donc ni umuriro ukomeye cyane umuntu atabasha kumenya uko yawuvuga, aho nyine watwitse hegitari 16. Hegitari 16 ni ahantu hanini cyane, ni ubuso bunini cyane, bunini cyane mbese ntabwo namenya uko mbibabwira, nawe hegitari urayumva. Ni ukuvuga ngo umuriro wari ushorewe n'umuyaga nawo munini, bigatuma ugenda nyine wihuta cyane, aho mu by'ukuri ngo umuriro wirukankaga byibuze ibirometero 28, ibirometero 28 mu isaha. Urumva ni ibintu biteye ubwoba, niko navuga, bitangaje. Umuntu rero agenda yibaza ngo ariko izi ubundi twababwiraga ibirunga cyangwa se imitingito yabaye mu Burusiya mu gace kazwi ko karimo ibirunga bikomeye cyane bikikije inyanja ya Pacifique, aho byagiye biporovoka ibyo bita za tsunami. Rero n'uyu munsi mu Faransa abantu bose baribaza ngo ese mu by'ukuri uyu muriro wavuye he? Ariko ibi byose ni ibimenyetso by'iki? Ni ibimenyetso by'ibihe bitugaragariza ko iyi si turimo, nyamara ni ukuri tubyange tubikunde, ariko iyi si izagira iherezo, iyi si izashira kandi Yesu nawe azagaruka, kuko ibi byose ni kimwe mu bimenyetso byagiye bivugwa. Twifashishe ijambo rimwe riri muri Bibiliya turebe ese kuko hari ijambo ry'Imana ritubwira kuri izi catastrophe zigenda zibaho, cyangwa ibi biza. Navuga ko ari ibiza biteye ubwoba, aho Abafaransa bari kuvuga ko uyu ari umuriro, ni umwe mu miriro y'ikinyejana, ko bavuga ko byibuze umuriro nk'uyu wigeze ubaho hashize imyaka byibuze 50. Uyu muriro nk'uyu ubayeho, kuko ni wenda mwakumva ndiko bibabwira gutya, ariko ni ibintu bitangaje cyane, kuko umuriro wazamukaga cyane cyane, nyine ikirere cyose cy'iyi ntara ahantu hagera muri hegitari 16, ikirere cyose cyari cyazimagiwe nyine n'umuriro n'imyotsi, nta kintu wabona, ubona mbese ko ari ibintu nyine biteye ikiremwa muntu ubwoba. Aba bazungu cyangwa se aba bagabo, ibi bihugu by'Uburayi, Ubufaransa, ibihugu bikomeye, ni kimwe mu bihugu bikomeye ku isi, murabizi. Ni kimwe mu bihugu bikora intwaro zikomeye, ni kimwe mu bihugu nabyo byiyemera kandi ngo ko ari abahanga, ko
ko bateye imbere cyane muri tekinoloji, kandi koko ni ukuri bateye imbere muri tekinoloji mu by'ubwenge, ariko reka mbabwize ukuri nta muhanga n'umwe uriho wari wavumbura uburyo bwo guhangana n'ibi biza. Nta muhanga n'umwe wari uhagarika umuriro mu gihe uzimagije ikirere gutya. Nta muhanga wari wacura intwaro ihagarika imyuzure ikunda kurimburagura imbaga nyamwinshi aha hantu. Nta muhanga wari wahagarika imirabyo, inkuba ngo ntizikubita abantu. Mbese hari aho bagera nabo ubwabo bakayamanika ahari. Gusa sinzi niba bemera ko hari ikindi kinyabubasha gifite imbaraga kiri hejuru yabo, ariyo twebwe twita Imana yacu. Kandi Imana yacu irahari, niyo mugenga wa byose, kandi nibasha gukontorora, niyo ishobora kugira ijambo rya nyuma ku kiremwa muntu cyangwa se ku buzima bw'umuntu cyangwa ubuzima bw'ikintu icyo ari cyo cyose. Murumva rero ko ari ibintu mu by'ukuri bitangaje. Dukomeze dusenge nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo musenge ubudasiba. Yesu kuza byo azaza. Yesu azaza, kandi iyi si nayo izagira ute? Izashira.